believe and pray, that's all I can right now. Crying for you, waiting for you to come, set me free. Be with me, walk with me every day. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Love around my soul, rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. Here I am, back again, can see. Say a word, I believe I'll be changed. Needing another chance. Would you please be my God? I lost my way. Come and take me back. I will sing my song. Hallelujah. Oh, hallelujah. Please sing with me. Hallelujah. I'm pushing harder and harder. It's not working. Hear me one more time, Holy Spirit. Holy Spirit, be my friend all the time. Love of my soul, rescue me. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh Lord, touch me, oh Lord. Oh, yes, ashimwe. Yesu ashimwe bana b'Imana, igitondo cyiza cy'umugisha, cy'umusaraba, cy'inshuti z'umusaraba, cy'inshuti z'umwuka wera. Holy Spirit be my friend all the time. Njye maze ko nabibonye muri no minsi, nari nzi ko umwuka wera abana na buri muntu wese ukijijwe, ariko ntabwo nahishyure ko atari ku rugero rumwe. Tuba tumufite ariko kutari ku rugero rumwe. Niyo mpamvu Yesu avuga ati se data azima umwuka wera abawumusabye. Mwaramutse neza abana b'Imana. Rero turacyari mu by'umwuka wera. Nkomeje kwandika kuri stati yanjye ngo iby'umwuka wera, iby'umwuka wera yagiye akora. Iyo ubyumvishe nyine wumva ari supernatural. Maze icyumweru ndi gusengera mu ijambo rivuga ngo uko utazi uko umuyaga ahuha ntumenye guhuha kwawo, ngo niko n'umwuka wera ameze. Nabwiye umwami Imana ngo uko ntazi uko umuyaga uhuhane n'ibitagenda, uhuhane n'ibituzuye muri njye, uhuhane n'iby'umwijima muri njye, ariko uhuhuzana ineza yayo kuri njyewe. Aleluya, aleluya. Uko utazi uko umurimo kiriya cyanditswe ni cyiza cyane, uko utazi uko umuyaga uhuha. Hari ijambo riri muri Zaburi, uko utazi transition y'ijoro n'amanywa, uko utazi uko ijoro rihereza amanywa akaboko ati injira mu manywa, amanywa agahereza ijoro ati igihe cyawe kirageze. Niko tutazi uko umwuka wera akora. Ijambo rimwe ryigeze rimbwira ngo hari kurira kwarara umuntu ariko bwacya impundu zikavuga. Hari ibyiza Imana izadukorera ku bwayo kuko ari Imana, mu cyubahiro cyawe, kuri sovereignty kandi ku byatwemereye, ariko hari n'ibyo Imana izadukorera twayisabye. Umwuka wera niba utamufite umusabe. Tugiye kureba sasa indi imaje y'umwuka wera tutigeze tuvugaho. Umwuka wera azatubera umujyanama, umwuka wera ngo azatwigisha, umwuka wera azaduha imbaraga, umwuka wera azadukorera transformation, kuduhindura. Kutwigisha kwe ni ukugendana nawe akubwira ati iki ni iki, ariko umwuka wera azaduha n'inkomezi mu bigeragezo ariko twajyanywemo nawe.
twajyanywemo nawe. Iyo urebye ubuzima bwa Aburahamu ubona yaravuye iwabo mu gace k'iwabo akajya kwigishwa n'umwami mu butayu, ni umwuka wera. Hano na Yesu rero Matayo 4 igice cya mbere haravuga ngo ni uku umwuka wera ngo Yesu ageragezwa na Satani. Titire avuga ngo nako verse ya mbere avuga ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Aza guhurira n'umushukanyi n'ibindi byose murabizi. Ariko hano tubonye ko umwuka wera yajyanye Yesu mu butayu. Umwuka wera niwe wanointinze Yesu. Umwuka wera niwe waje mu iremwa ry'isi. Umwuka wera bivuga ngo mu kuremwa kwacu aba hari, umwuka wera mu gukura kwacu aba hari, umwuka wera mu kuba transformed, mu kuba well equipped, sinzi ko ndi bubyigishe, mu kuba kwa kundi ngo ndakugerageza ariko si nk'izahabu, mu kugeragezwa kwacu kuvuye ku Mana. Nta mwuka wera aba ahari kugira ngo ubashe gukomera. Niba Yesu yarajyanywe n'umwuka wera akamara iminsi 40 mu butayu atarya atanywa, ni uruhare rwa mwuka wera yamujyanyeyo. Natwe rero hari urugendo twinjiramo, ariko kubera ko tutari maso ntitumenye ko twinjiye mu kigeragezo. Muri iyi minsi nabonye ukuntu abantu banyibazaho, bamwe bakanabivuga, bakavuga ko ndi umuntu, bakavuga aho mfite intege nke, bitaragenze neza, suriya byamugendekeye biti se ubundi ko atizera Imana. Ni nka byindi byabaye kuri yo. Iyo umuntu ari mu bubabaro akakwegera akakubwira ati ibi ntibigenda, wowe waba yabikubwiye nk'inshuti, wowe ugatekereza ko aje ari umunyamaganya. Ariko ndakubaza, ese ko hari ikintu ko ibyo bintu aba yakuganyiye, ko uba utabishoboye, kuki utumva ko ari kukubwira ko ababaye, ahubwo ukumva ko ari kukuganyira? So rero ubuzima bwo kugeragezwa tujya tubujyanwamo n'umwuka wera, ariko umwuka wera aba ashaka ngo tuzabuvemo turi abatsinzi. Niyo mpamvu Yesu yahuye na Satani mu butayu amaze kugeragezwa, kwari ukugira ngo abe tested, akore ikizamini cy'amasomo yari amaze kwiga. Haleluya! Kwari ukugira ngo mu minsi 40 yamaze igihe ari kumwe n'Imana agire gute, noneho ahita ahura n'ikizamini. Ikizamini yahuye nacyo cyari cyo kugeragezwa n'umwanzi. Nibwo yamubwiye biriya byose ngo namupfukamire, ngo nahindure ngo amabuye umutsima, ngo abamarayika bazamukorera. Kandi ko biriya niko yanditse, n'ubundi iyo minsi 40 abamarayika baramukoreraga. Natwe mu buzima bw'ubutayu hari igihe usubiza amaso inyuma ukavuga uti iyi minsi ubundi nayinyuzemo gute, ni abamarayika badukorera, sibyo? Ariko mu bintu bya mbere umuntu ahura nabyo agiye gusohoka mu kigeragezo yajyanywemo n'umwuka wera kugira ngo yige avemo ari umutsinzi, ahura n'umwanzi akamugerageza. Ubumva ko ibyo bigeragezo biratandukanye. Hari ibigeragezo yajyanywemo n'umwuka wera, kugeragezwa n'umwanzi, ariko hari no gukora tesite, ikigeragezo cyitwa tesite. Hari ikigeragezo nahuye nacyo cy'isomo ryahoraga ari insinda, ariko ejo bundi mbwira umwami Imana ngo ntabwo rizongera kunsinda. Nararimenye ntabwo rizongera kunsinda, riransibiza rikansubiza inyuma. Babyumva ibyo bintu rero, ndagira ngo mbabwire ngo umwuka wera ajya atujyana kwigishwa nawe, kugeragezwa na Satani. Ni nabyo byabaye kuri Yobu. Umwanzi n'ubundi sitiri yari ari aho, Imana yari iri aho. Icyo gihe twari tutarahabwa umwuka wera, nubwo yari ahari ariko twe tutaramuhabwa. Ati kora ku mubiri we urebe ko wamuhaye byose, se yabuzwa n'iki? Kora kuki. Uranyumva? Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibibazo byose dufite, intambara zose duhura nazo, trials and tribulation duhura nabyo, ntabwo byose ari bibi. Umwuka wera ajya bitujyanamo kugira ngo tuzavemo dukomeye. Ubu ngubu ndi umuntu utagikunda kubabazwa n'umuntu uwo ari we wese.
nta muntu ukikunda kumbabaza ngo bikunde. Ariko kera umuntu yarankoraga, papa Brian yaragoye, nkahita muhamagara, Brian kanaka, papa Brian aza kunyicaza arambwira ngo nanjye nzakubabaza, na musaza wawe azakubabaza, n'inshuti zawe zizakubabaza, yiga gukomera, yiga kugira umutima ukomeye. Umwuka wera nawe rero ntabwo yadutreninga aduha consolation kansara gusa ngo ibi babigenza gutya, ibyo ngibyo iriya training ya mwuka wera kukubwira ngo ibi babikora gutya, bambara gutya, bitwara gutya, burya biriya bitangira kubikubwira waratangiye kumva. Ariko iyo akujyanye kugeragezwa n'umwanzi mu butayu, ugenda utabizi, ujya kubona ukabona amatungo arapfuye, uza guhuruza ati n'aba bana barapfuye, ati na za nka, nka biriya byabaye kuri Yobu. Ntabwo uba wari wagahishirwa ngo umenye ngo ni ibiki byakubayeho. Utangira kujya mu nshuti. Umuririmbyi yararembye ngo ikigeragezo kiraryana kikaruta imvura y'itumba. Hari abantu bavuga ngo iyo aza kuba ngo ari mu mubiri ngo nari guhamagara inshuti zanjye. Iyo ikigeragezo kikiza uhamagara inshuti. Ariko iyo umaze kuba expert mu bigeragezo, umwuka ari kukwigisha, nta nshuti uhamagara. Hari umushuti wanjye nijoro wambwiye ati sinkinabwira abantu ko mfite imbabaye. Sinkinabwira abantu ko mbabaye. So rero urakomera. Nanjye ubu ngubu nahisemo kuvuga ngo nzajya mbimira. Nigeze mbwira umwami Imana ngo imbere yanjye hacukura icyobo kinini, uko mbabaye bijye bitabigwamo. Haleluya. Uko mbabaye bijye bitabigwamo. Noneho hari ikintu napuritse mu mwuka wanjye kizwi nanjye. Iyo mpuye n'ikintu mpita mbwira ndabizi umwuka yari afite uko ari kubivangavanga, buriya biraza guhura, biraza kuvamo. Ntabwo ari bwemere ko mba shamed, nzakuba ashamed, nza gukorwa n'isoni. Kandi koko nkabona yabivangiye inyuma behind the scene, anzaniye vino nshya. Haleluya. Ubundi nkamushima, nkabona ntureba, kugira ngo se ubundi utabivangavanga aho hakurya aho nareba njye ugira ngo nari kubimenya. Nijoro ho namubwiraga ngo tandukanya umwijima n'umucyo mu buzima bwanjye. Nkuraho amateka yakashize. Narimo mubwira abantu babiri, nkuramo amateka y'ubuzima bwabo. Nkuraho amateka y'ubuzima bwabo mbibagirwe. Kuko wanjyanye mu butayu ariko wandindiyeyo. Umwuka wera ndamukunda, arakugerageza, ntagire umuntu ubona kuri kugeragezwa. Ariko hari n'abo bageragezwa bikagaragara, kuri Yobu byaragaragaye. Dukeneye umwuka wera rero mu buryo bwose. Uyu mwuka wera uje gutya ubanza mutamukunda, ubanza mutamukunze. Ariko ni nawe utwigisha uko dusenga muri urwo rugendo. Ngo uko umwuka wera yagize uruhare mu mibereho yo gusenga kw'abakristo. Uriya umwuka wera niwe buzima bw'abakristo, niwe ubigisha gusenga, niwe ubigisha kubabarira, niwe ubigisha kuvuga, niwe umenya icyo anihira iminiho. Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, agahinda kabishe, umwuka wera banihira iminiho. Ngo umwuka wera waramiye abanyantege nke mu bihe mu bizeye, akabafasha gusenga. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Abaroma 8:26 ngo ariko umwuka we ubwe niwe udusabira aniha iminiho. Umwuka wera aratakamba. Niyo mpamvu kugira ngo umwuka wera tworohereze dufatanye nayo gusenga. Isengesho ryacu nawe se aravuga ngo isengesho urisenge mu rurimi rwawe, nawe ajye kunihira iminiho, ari transforma. Ngo ariko Mana uyu muntu akeneye ibi, yifuza ibi, ameze gutya, akabitransforma mu rurimi ubwami bw'ijuru bwumva. Wahisemo ahubwo ugatangira kwiga gusenga mu ndimi. Haleluya. Niyo mpamvu aricyo kimenyetso cya mbere cyamanutse kuri Pentekote, kugira ngo umwuka wera dufashe gusenga twarangije kwisengera. Sinzi ukuntu nabivuga. Umwuka wera ari gutransforma ruriya rurimi, ntabwo bimuvumana, arwumva, nirwo yumva. Ariko iyo uri gusenga mu byacu bisanzwe, adusengera according yuko ari kutureba. Ugasanga rero ntabwo ari transit, ni isengesho riri triangulaire, kubanza rigaca kuri Holy Spirit rikabona kujya ku Mana. Hariho n'abatazi gusenga ngo Mana kora ibi, oya,
byibura atura ngo ndategetse kuko ufite ubutware, nabwo mwuka yarabugukoreramo. Ariko iyo utangiye kuvuga ngo mana akora ubu waderesa imana, imana yo ikajya gukora icyo kintu. Ariko iyo uvuze uti ndategetse iki I declare, ndatuye iki kibeho, isengesho rigenda riri direkite, Holy Spirit ahita ryubaha kuko wamenye ubutware bwawe. Ubwo intumwa zari mu cyumba cyo hejuru buzuye imbaraga z'umwuka wera, nuko batangira gusenga bavuga izindi ndimi ku munsi wa Pentekote. Umwuka yaratunihira iminiho, ariko byaba byiza dufatanyije nawe tuvuga iby'umwuka wera, dusengera mu ndimi. Uwo munsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Rwa rugendo rwo mu butayu umwuka wera tujyanamo kugeragezwa na Satani, tugomba kugenda twitwaje izi ntwaro, tugomba kugenda dufite umwuka wera uzatunihira iminiho, ariko tugomba kugenda dufite n'ururimi rw'umwuka wera kugira ngo amasengesho azihute. Nuko umuriro ubatunguye uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu umwe, oya kuri babiri, oya rujya ku muntu wese wo muri bo. Cya cyanditswe ejo n'abasomeye kiravuga ngo munsi y'ijuru, abantu bose bo munsi y'ijuru bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Iki cyumweru nagerageje kuvuga ku byanditswe byose by'umwuka wera, uko umwuka wera yanshoboje, ariko cyane hagarutse ikintu cy'indimi. Bivuga ngo umwuka wera akorana n'indimi. First of all, umwuka wera akorana n'indimi. Ni ururimi yaduhaye kugira dukominike nawe, cyangwa dukominike na data byoroshye. Ubwo urugo rwa Koroneliyo rwamurikirwaga n'imbaraga z'umwuka wera, batangiye gusenga mu ndimi nshya. Koroneliyo Bibiliya itangiye ivuga ngo yari umunyedini, bivuga ngo ntabwo yari ari muri grace, ntabwo yari ari mu buntu, ntiyari yarakamenye ibya Yesu. Ngo batangira kugira gute? Gusenga mu ndimi. Ngo Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bose bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera. Koroneliyo yari umunyamahanga, akaba abasutsweho. Nawe watangira kuvuga mu ndimi nshya. Ururimi rushya ni ikimenyetso cy'umubatizo w'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo kuko abayoborwa n'umwuka nibo bonyine, nta nubwo ari exception, nibo bonyine bana, nako ni exception, nibo bana b'Imana. Ngo kuko bumvise bavuga izindi ndimi nshya. Aha ndagira ngo mbabwire ngo ubu butayu bw'ibigeragezo urimo, wige kuvuga urundi rurimi rushya. Nibikunanira ujye uhamagara izina rya Yesu, ushyiremo indirimbo ivuga ngo Yesu Yesu, uzajya kumva wumve wahawe ururimi rushya. Ejo nababwiye ko ari ururimi ruvugwa mu ijuru muri buri province umwana w'Imana atuyemo. Njye nshobora kuba ntuye muri province wenda y'Ibutare, ariyo Eliya atuyemo, wowe utuye mu ya Mose, undi atuye mu ya Enoke. Tuvuga indimi zitandukanye. Niyo mpamvu indirimbo z'umwuka wera dufite zidasa. Twabatijwe mu mwuka wera. Umwuka wera ni we wenyine wadufasha kumva ijambo ry'Imana. Umwuka wera ni we washobora kudufasha gusenga, kuko uwo dusenga ntitumubona, ntitumuzi, ntitunamufata, ntago afatika. Mwanyumva? Turimo turasobanura iby'umwuka wera kugira ngo buri wese yirebe muri miruwari avuga ati ariko umwuka wera ndamufite. Ngo kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana, haleluya. Maze Petero arababaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ariko mba numva igihe cy'umwuka wera barahawe mwinshi kuturusha uko tuwuhabwa ubu. Ariko hari abagenero babanye n'Imana, ba Catherine Kuhlman, ba Nuza Idahosa, ba Maurice Lulu, abo bagabo bagiye babana n'Imana, abo bageneros ba Kristo bari bafite umwuka wera. Ubwo intumwa zari muri Efeso buzuye umwuka wera, maze batangira gusenga mu zindi ndimi.
twakomeje kugaragaza indimi. Ubwo butayu urimo tangira usenge mu ndimi, ibintu bizihuta kuko isengesho rizahita riba diregite. ngo Apolo ari i Korinto, Pawulo anyura mu bindi bihugu byo haruguru, asohoye muri Efeso asanga abigishwa bamwe. Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza. Iki kintu narakibajije mu matorero y'uyu munsi. Hano Pawulo yasanze intumwa za Yesu, hari hashize imyaka 14 Yesu avuye ku isi. Arababaza ngo mwabatijwe umubatizo ki? Muri aya matorero yacu y'umunsi wa buri munsi duterana mu nsengero, twabatijwe mubatizo ki? Ko tutera imbuto, ko tudahinduka, ko abasambana bakomeza bagasambana, ko abiba bakomeza bakiba, twabatijwe uwuhe mubatizo? Pawulo amaze kubarambikaho ibiganza umwuka wera abaza bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bose bari nka 12. Abantu bose Pawulo yagiye arambikaho ibiganza bahise bakira umwuka wera. Ahubwo twari dukwiye kurambikaho abantu ibiganza tubaturaho umwuka wera, si byo kubaturaho ngo bakize. Urakibwira umuntu ngo akire atanakijijwe? Mu izina rya Yesu kizakira akaboko nta nubwo akijijwe. Mubwire ngo akira Kristo umwami n'umukiza, nurangiza umusengere, umubwire umusengere yakira umwuka wera, umusigaho ugende. Niyo mpamvu Petero na Yohani bahure n'ikirema bamwe ngo ibyo dufite turabiguha, ngo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo haguruka. Bamuhaye iby'imbaraga z'umwuka wera ngo turebe, babanje kumubwira ngo izere icyo tugiye gukora, ntituguha amafaranga kuko abayaguhaye n'ubu urakicaye aha. Izere icyo tugiye gukora, tugiye kuguha ubuzima kandi nawe uzagenda ubibwira abandi. Abantu bose bagiye bagira encounter na Yesu n'intumwa za Yesu, bahise bagira imbaraga z'umwuka wera. Uriya mugore wo kwiriba yahise yakira umwuka wera, ngo aravuga ngo mpuye n'umugabo ubashije kumenya ibyanjye byose. Ariko se ko yarinda yaratwaye abagabo b'abandi, ninde utari kumenya ibye? Ariko abantu bose barabizi ko yagize abagabo benshi, ariko ahuye n'umuntu utamuzi. Ariko si uko Yesu avuze yuko yabanye n'abagabo, ahubwo ni imbaraga z'umwuka wera zahise zimutera gushira amanga akagenda nawe abyiyamamariza. Haleluya! Kuko muri karitsiye bari babizi ko yafashe umugabo wa mbere agashyiraho n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Haleluya! Ubwo intumwa zari muri Efeso buzuye umwuka wera, maze nkatwe hasomye nuko hano nuba hano ni igitabo maze igihe nsoma cy'umwuka wera, ngo nuba utuzuye umwuka wera uzageragezwa n'iby'isi. Nutuzura umwuka wera uzayoborwa na za mbaraga twatangireho, imbaraga z'isi, imbaraga z'imitekerereze n'imbaraga z'abadayimoni, izo zizaba muri wowe. Niyo mpamvu ukeneye kuvuga ngo mwuka wera ngwino uzura umutima wanjye. Mwuka w'Imana yaje, zishobora gusigara uko ndi, anyeganyeza byose ibyari bingose, ahanagura amarira yanjye yose, ahindura byose ibyari bingose, sinshobora gusigara uko ndi. Haleluya! Mwuka wera yaje ibintu byose birahinduka. Icyanditswe cy'intangiriro kibivuga neza ngo isi yari idafite ishusho, ngo umwuka wera yagendaga hejuru. Muri biriya cyongereza bavuga ngo hari kawo, bakoresha kawo, kari akavuyo. Ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe ngo wasigushije ishyano kuko umwanzi yakumanukiye. Umwanzi akimara kumanuka ngo yashwanyaguje ibyo yasanze byose ku isi. Ariko umwuka wera aje ngo Imana irategeka ngo habeho. Bivuga ngo ikintu gikorwa cyose Imana yagiye kwatura no gutegeka hari umwuka wayo. Mwirema ngo tureme umuntu bari Sainte Trinité, hari umwuka wayo. Mariya ajya gutwita ngo umwuka wera araza aramukinguriza, hari umwuka wayo. Intumwa ngo Yesu ngo iryo ni ijambo rya Yesu w'i Nazareti, ngo kuko Imana yamusutseho umwuka wera ngo agenda akiza abo Satani yatwayeho igitugu, hari umwuka w'Imana kugira Yesu akore. Yesu abatizwa umwuka wera yaraje. Haleluya! Intumwa zitangira gukora ibikomeye zakira Pentekote, umwuka wera yaraje. Nawe ukeneye umwuka wera. Impamvu nkomeza nsubiramo ukeneye umwuka wera, ndawugusabira ariko nawe uwisabire, kuko ingene uwukeneye uwunyotewe ni wowe ubizi. Ariko kugira ngo tubashe kuba muri iyi si ikakaye,
tugomba gusaba umwuka wera. Ese murabizi ko Yesu namara gutwara itorero umwuka wera azagenda? Isi izaba mbi. Ngewe nkunda kureba filime, narebye filime abanyamerika bakinnye Yesu amaze gutwara abantu be, ukuntu isi yahise ihinduka mbi. Ngo haje les anges de chi, niko mu gifaransa babita, abamarayika baciweho, kandi ngo ibibi bizaba bitari byaza. Uko bakinnye ku buryo les anges de chi yakoraga ku muntu akarwara igisebe bamujyana kwa muganga, bakamutera amatibiyotike, bakamutera imiti, bakamutera amaserumu, aho kugira akire igisebe kikarushaho kubora. Ngo nuba utuzuye umwuka wera uzagengwa n'iby'isi, imitekerereze yawe cyangwa imbaraga z'abadayimoni bikubuze gusenga. Narabibonye gatoya, hari igihe umuntu arangara gato. Yesu yigeze avuga ngo umunyamaboko ntabwo umwanzi yabasha kumunesha atabanje kumuzirika amaboko. Iyo umwanzi yabashe abanza yica imbaraga zawe zo gusenga, akabanza akaguteranya n'abantu mukundana gusenga, akabanza akakuzanira inshuti ziba mu byaha, akabanza akakuzanira amaganya, akakwibutsa aho utagize reyisite, agenda yica. Ni nka virusi ziba mu mibiri y'abantu zidakira. Banza kwica abasirikare, ubundi yamara kwica abasirikare akakuryamisha. Nawe na satani niko akora. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo musenge ubudasiba, ngo kugira mutagwa mu boshya, kugira mutagira intege nke. Yabwiye babigishwa bati kuki mwagiye gusinzira, kuki mutakomeje gusenga? Kuko umwanzi yabasabye. Umwanzi iyo yasabye umwami wanyu namwe aba yabasabye. Haleluya. So nuba utari mu mbaraga z'umwuka wera ntuzigera umenya akamaro ko gusenga. Nahishuriwe muri ino minsi, nubwo maze igihe mvuga iby'ubutumwa, ko umwuka wera atari kumwe nawe utasenga, umwuka wera atari kumwe nawe utasoma Bibiliya, umwuka wera atari kumwe nawe utabasha kuramya Imana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ugirane encounter n'Imana, ubusabane n'Imana, umenye Imana, ukunde Imana, ahubwo nahishuriwe ko umwuka wera adusabana natwe, nuko adufasha tugasenga, tukiyiriza, tukajya mu materaniro, tugafasha abantu. Umwuka wera abana natwe ni ukuri. Uzahinduka umuntu udasenga kandi w'umunyantege nke. Samusoni ngo nuko abwira Delila ngo nanjye nkunyogoshe uyu musatsi. N'imbaraga z'umwuka wera zari ziri, kuko tuze twaragahawe umwuka wera mo indani. Ngo nasa nk'abandi bose. Ijambo ribi cyane. Wiringira ko wabasha kwikemura ibibazo ukoresheje imbaraga zawe bwite, aho kwegera Imana mu isengesho. Imibereho yawe izaba iyobowe n'ibyiyumviro byawe, si Imana. Ibi biterwa n'uko umuntu ugengwa n'imitekerereze ye abaho yumvira irari ry'umubiri we n'ubwenge bwe. Uzaba umunebwe ukomeye wo gusenga, uzararikira ibyo kurya, kuruhuka no kwinezeza igihe cyose. Igihe cyose umuntu atayobewe n'umwuka wera, hakura umubiri na kamere. Ntabwo hakura umubiri n'imbuto z'umwuka, umwuka n'imbuto z'umwuka wera, hakura umubiri na kamere. Ariho usanga umuntu avuga ngo nisize aya mavuta naba mwiza, ejo mpinduye aya naba mwiza. Nagiye nigeze nisiga amavuta ahenze, nyagura kabiri, numva ntabwo binshimishije. Umwuka wanjye ntabwo yabyinejeje, ko yarambwiye ngo Ange, wayo wakwisiga yose wasa neza. Ariko njya numva abantu bambwira ngo Ange mwisigaye ayo mavuta, kandi nisiga amavuta ntarenze 3,000. Icyo gihe naguraga 60, 70, 50. Rimwe nza no kuyagura arananira, nayo kubikoze kabiri. Icyo gihe uba ukirwana no kutayoborwa n'umwuka, uyoborwa n'umubiri. Umubiri ukubwira ngo uriye n'ibi wabyagenda neza, ugiye ngo umubiri urashukana. First of all, umuntu ufite gap yo kudafite umwuka wera, afite icyuho cy'uko nta mwuka wera agira muri we, ahora abona ibintu yarararikiye, akabona nabyo si byiza, akeneye n'ibindi, akabona nabyo si byiza, akeneye n'ibindi. Ariko mu by'ukuri yuzuza ahatagomba kuzuzwa. Iyo wujuje umwuka wera, akubwira ko n'iyo nzu nubwo atari etaje, ukwiye kubwira Imana ngo thank you, iyi nzu ni Imana yayimpaye. Igihe gikwiriye na etaje ukumva nayo urayihawe, bitavuye mu irari, wumva gusa nayo wayihabwa. Ariko umwe aba mu nzu isanzwe ngo kanaka se n'aba mu igorofa, kubera ko afite icyuho cyo kutanyurwa. Mwuka wera rero atanga amahoro mu mutima ku rwego ugezeho, atari uko udashaka kwavansa, ahubwo akanakuyobora. Kora iki kiraka, bigenze gutya, bizagenda gutya, sibyo?
mwuka w'Imana yaje sishobora gusigara uko ndi. Haleluya. Mwami Yesu turagushimiye kubw'uyu munsi no kubw'ijambo ryawe. Komeza utwuzuze mwuka wawe wera. Dushobora no kuba tudasobanukiwe icyo turi gusaba nuko dukwiye kumusaba, ariko mwuka wera ubwe azatwigisha kumenya ko abana natwe n'ibyo tumukeneye n'ibyo dukora nuko tubana nawe nuko twirwana nawe. Mwuka wera ngo ntabwo uzadusiga nk'imfubyi, niko data Yesu yavuze. Imfubyi ziba zikeneye umuntu ubana nazo kugira ngo azigishe iby'ubu buzima, ariko uravuga uti njye sinzabasiga nk'imfubyi, nzabasigira umwuka wera. Mwuka wera turagusabye ngo uze mu mitima yacu, utwuzure, uze mu buzima bwacu bwa buri munsi, uze mu by'umwuka, uze mu mpano, uze no mu bifatika, uze uhindura ibyanze guhinduka. Kuko wasanze isi idafite ishusho, utanga ishusho mu byacu, mu bacu, mu mishinga dufite, mu byo twifuza. Womora imitima, wuzuzemo imbaraga zawe, uhindure ibyanze guhinduka, uze nk'umuyaga uhuhe intege nke, uhuhe ibitero, uhure amatake, uhuhe agatsiko k'abadayimoni batsikamiye ubuzima bwacu, ariko huzuzwe ibyawe, uhaze no kwifuza kwacu, kuko watubereye, wadusigiwe nk'umufasha, udufashe muri bya byose byatunaniye. Mwuka wera w'Imana urakoze, kubashe kumva aka kanya, tubashe kuvuga ibyawe, ariko kuko umwuka wera azatuzaho, azatwigisha byose. Ukomeze utwigishe, ukomeze utwiyereke, ukomeze utwihishurire, ukomeze utwigishe Imana, ukomeze utwigishe uko tuba muri ubu buzima, ukomeze utwigishe n'ubuzima bw'ubutsinzi, utsikamire ibidutsikamiye, urwane n'ibiturwanya. Tubisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bana b'Imana ndabakunda. Shalom shalom.